Mirimana udasiba Juhora uyisenga kandi uyumvire Juhana nabayo Zaburi 106 Zaburi 106 turasoma umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 23. Zaburi ya 19 Zaburi 106 umurongo wa 19 tugere ku wa 23 haravuga ngo baremera ikimasa ihorebu basenga igishushanyo kivugutiwe uko niko baguranye icyubahiro cyabo bagihindura igishushanyo cy'imfizi irya ubwatsi bibagirwa Imana umukiza wabo yakoreye ibikomeye muri Egiputa yakoreye ibitangaza mu gihugu cya Hamu n'ibiteye ubwoba ku nyanja itukura. Umurongo wa 23 niwo tuvugaho cyane. Uravuga ngo bituma Imana ivuga ko izabarimbura ngo kandi iba yarabarimbuye iyaba Mose intore yayo atahagaze imbere yayo mu cyuho cy'inkike gukuraho umujinya wayo kugira ngo ikabarimbura. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'uyu munsi narihaye umutwe cyangwa se intego cyangwa se teme yacu iravuga guhagarara mu cyuho. Guhagarara mu cyuho. Ese icyuho ni iki? Icyuho twese turakizi. Iyo mvuze icyuho njya nibuka abanyogokuru bajyaga baducira ibisakuzo. Noneho mwaba mwicaye bakababwira ibisakuzo. Ubu ngubu abakecuru ubu ntitukibwira abana ibisakuzo ntibajya banabyumva. Ariko twe bajyaga batubwira noneho hakavuga kubwira igisakuzo ngo mfite ngo abana banje batatu ngo iyo umwe adahari abandi ntibarya. Nawe ugasubiza ukavuga ngo ni amashiga. Amashiga abavuye mu cyaro uyu nguyu yo ntakigirirwa ngo natatu ayo mu kizungu. Ariko mu cyaro amashiga atatu azakorana. Ukuvuga ngo iyo rimwe uribuze hazasigara umwanya. Uwo mwanya iyo uvuyeho nicyo bita ngo ni icyuho. Noneho rero isafuriya ntiyohagarara ku mashiga abiri keretse iyo uzanye irya gatatu. Iyo rivuyeho muri uwo mwanya havuyemo iryo shiga niryo bita icyuho. Ariko nanone icyuho n'umuntu azahagarara mu cyuho ni uguhagarara mu umwanya ukomeye. Umwanya uramutse utabonetsemo uwo muntu hashobora kuvuka ikibazo. Noneho rero turebere hamwe guhagarara mu cyuho bivuga iki, bimaze iki ku bana b'Imana. Iyi nkuru nubwo Zaburi ivuze imirongo mikeya gusa ariko iyi nkuru yose iboneka mu gitabo cya Kuva igice cya 32. Haravugwamo inkuru y'ukuntu Imana yakuye Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa ibagejeje mu nzira ngo Mose yagombaga kugenda akaja imbere y'Imana gusenga. Ni muri cya gihe Imana yagombaga kugumana nayo ategereje ya mategeko. Amara iminsi bari bamutegereje kuko yajyaga agenda gusenga bakamutegereza bagategereza icyo Imana yamubwiye nawe akaza akababwira. Ubushize dutangirana namwe muri iki gitaramo narababwiye ngo kera tuvuga urwandiko rw'Abaheburayo Imana yavuganaga natwe ibinyujije mu bandi bantu, binyujije muri ba Mose, aba intermediaire, abahanuzi. Ariko twaravuze ngo muri iki gihe Kristo aruta ba Mose, akaruta abatambyi, akaruta n'abahanuzi kubera ko titugikeneye uje kuvugana n'Imana ngo aze tubwire twese twigererayo. Haleluya. Amen. Abisiraheli rero bagombaga gutegereza Mose ngo azababwire icyo Imana yavuze. Ariko noneho baza kubona aratinze, iminsi bari bategereje ko agaruka ntiyagaruka. Ngo bituma babwira Aroni, baramubwira bati urabona Mose ntituzi icyo yabaye. Ibyo arimo kuvugana niyo Mana ntabwo tubizi, ntituzi n'icyatumye atinda. Ariko ntituzakomeza ngo dutegereze ibyo azaza ngo atubwire kuko buriya bari bafite mu mitima yabo kunungunika cyangwa se complain, kwivovota bavuga batari ku bundi kuko iwewe ujye uvugana n'Imana gusa. Bigeze kumubwira ngo ntabwo uzahora uza ngo ducurandure, tureke natwe tugende tubonane n'iyo Mana. Mose arababwira ati n'icyo gusa mukeneye nimuze tugende.
ngo bageze ku musozi bataranawugeraho inkuba zirakubita imisozi irahinda ibintu biracika bagira ubwoba baravuga bati Mose nimba ari ibi watuzaniye kubona nimba ari imana yawe ari ukuteye reka twisubireyo ukomeze uzuvugana nayo twebwe uzutubwire ibyo ntibyarangirira aho ngaho n'ubundi noneho yagiye yatinze baravuga ngo ntabwo tuzakomeza gutegereza n'umuntu ntituzi n'icyo yabaye ahubwo wewe turemera iyindi mana dutangire tuyisenge nuko Aroni ngo arababwira ati nimba ariyo mukeneye nimuzane ibintu bihenze ngo bazana amazahabu buri wese izahabu yari afite ku mubiri we izahabu yago arakwetura abafite impeta abafite amaherena bazana ibintu bihenze ngo barabishikiriza Aroni nawe ngo abacurira ikimasa ngo cy'umuringa nuko ngo barangije bagitereka aho ngaho ngo batangira bose kugipfukamira ngo bakikubita imbere bambura imana icyubahiro bagihereza ikigirwamana imana itubabarire cyane bambura imana imirimo yakoze ariko batangira gupfukamira icyo kigirwamana ndetse ngo baravuga ngo nicyo cyadukuye mu giputa nicyo cyadukoreye imirimo bibagirwa niko Bibiliya yavuze uriya murongo twasomye ngo bibagirwa imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa bibagirwa imirimo y'uburetwa bakoraga bibagirwa inkoni bakubitiwe mu giputa kwa Farawo bibagirwa gutotezwa bibagirwa abana babo b'abahungu biciwe mu giputa bavuka bibagirwa amarira bahaririye no gutaka bahatakiye bibagirwa ko imana ariyo yababohoye ikabazana kandi igamije kubagirira neza ngo bageze mu gihugu yabasezeranyije bibagirwa wa munsi wo ku nyanja bibagirwa imirimo imana yakoreye ku nyanja inyanja icikamo kabiri bareba barabyibagirwa bibagirwa ibyo bitangaza bibagirwa ukuntu imana yabarwaniriye bageze mu butayu mu ntambara ya mbere bahuye nayo y'abamereki bibagirwa ukuntu Yoshuwa yarwanye na Mose akamanika amaboko hejuru bagatsinda urugamba iyo mirimo yose n'ibitangaza imana yabakoreye barayibagirwa bavandimwe iki ni igitondo cyo kongera gutekereza hari byinshi imana yakoreye mu buzima bwacu ariko umutima w'umuntu uza wibagirwa vuba iyo bikiremereye muri wewe uza uvuga ngo mana ningira imana ukabinkorera ariko byarangira ukagira ngo ni ibisanzwe hari ukuntu tujya twibagirwa mu mutima w'umuntu haremetsemo kwibagirwa no gufata ibintu ukabiha agaciro gakeya Dawidi yari azi ko umuntu aremetse mu buryo yibagirwa niyo mpamvu yaririmbye Zaburi y'103 aravuga ngo mutima wanjye akaza yibwira we wenyine akazawubwira ati ariko wa mutima wanjye we ndakuzi nzi kwibagirwa kwawe ngo ujye uhimbaza Uwiteka akajya abwira n'amarangamutima ye ngo namwe ibindimo byose muramenye ndabinginze ntimuzibagirwe imirimo imana yankoreye ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera ngo ntiwibagirwe ibyo yagukoreye byose haleluya Amen. amen hariho ubuzima bwo kwibagirwa hari igihe twanyuzemo gikomeye tukavuga ngo imana nitugirira gutya ariko tukibagirwa tutamera nk'aba banyesirayeli baribagirwa umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yararirimbye aravuga ngo nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse ntabwo twibuka gusa ngo twibuke ibiryo twariye ntabwo twibuka gusa imitsima ntabwo twibuka imyenda ntabwo twibuka mu butayu twanyuzemo bw'inzira zikomeye ahubwo ibyo ni ibisanga ibyo yakoze biremereye bya bindi umuririmbyi yavuze ngo mu byo yavuze ni ibyo yakoze byose nta kiruta kumenya ko adukunda urwo rukundo yadukunze tujya turwibagirwa iyo neza yatugiriye tujya tuyibagirwa ariko Dawidi yavuze ngo ntiwibagirwe ibyo yagukoreye byose hari byinshi yakoze mu buzima bwacu hari agakiza yaduhaye ku buntu Abisirayeli yarabacunguye babohora ariko baribagirwa mu kanya gatoya Mose atinze ku musozi baravuga ngo turemere igishushanyo batangira kukiramya batangira kugipfukamira baravuga ngo ngiyi imana yacu bibagirwa ya mana yabakoreye ya mirimo yose imana babonye imana yabarengeye ahubwo batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka baramye ibishushanyo Imana idufashe kugira ngo muri iki gitondo twongere tugire ibihe byo gusubira inyuma twibuke ineza Imana yatugiriye twibuke agakiza twahereye ubuntu twibuke imirimo n'ubuzima bwacu bw'umunsi ku wundi ibyiza dukorera twibuke iyo mirimo twibuke tumere nka Dawidi ngo ntiwibagirwe nubona ko mbyibagiwe mwami uzanyibutse Abisirayeli nguko uko babaye noneho ngo Mose aje asanga ariko mbere y'uko aza Imana yabimubwiriye aho ngaho kuri uwo musozi iramubwira tuzi ibintu byabaye
ba bantu wasize basigaye bakora amahano biremeye igishushanyo batangiye kubipfukamira batangiye kukiramya ati none rero Imana iramupropoza muri kiriya gice cyo kuva nababwiye cya 32 ramubwira ati jewe ndabonye ngo aba bantu n'ubwoko bwananiranye n'ubwoko butagondwa ijosi n'ubwoko bukomeye butumva n'ubwoko bwibagirwa jewe ndabonye ngo mburimbure bwose hanyuma ndagusigaza ariko wowe Mose ntugire ikibazo nabanye nawe wabanye nk'inshuti nzakugira ubwoko bukomeye muri wewe nzakuramo ubundi bwoko bukomeye ariko ikigeretse kuri ibyo mwumve ibintu yamusezeranyije bibiri bikomeye ati cya mbere nindimbura ubwoko bwa Isiraheli wewe nzakuramo muri wewe nzakuramo ubundi bwoko bukomeye ariko icya kabiri si icyo gusa ngo n'izina ryawe nzaryandika mu gitabo cy'ubugingo haleluya Amen. nyamundira umugabo Mose ariko urumva icyo cyizere Imana yari imufitiye uzi kugira ngo Imana ikubwire ngo izakwandika no mu gitabo cy'ubugingo igitabo ni ubushuti bukomeye ubushuti ukubana n'Imana mu buryo bukomeye uzakugira n'ubwoko bukomeye Mose yari amaze kubyumva ariko amaze kubyumva iyaba nk'umuntu wo muri iki kinyejana yaravuze ati bihorere n'ubundi barananiranye nanjye barangoye kandi na Mose yari abizi ko bamugoye nawe bari baramugoye ntibari baragoye Imana gusa na Mose bazaga bamugora uko yigeze kubaza Imana atari ku bundi wambekesheje ubu bwoko nije babutwise ndabubyara ku buryo bandusha gutya bari bagoye ariko Mose ndiyavuga ngo n'ubundi barananiye ntiyashigikira Imana mu gitekerezo cyayo ahagarara mu cyuho turimo turavuga guhagarara mu cyuho Amen. ahagarara mu cyuho niwo wa murongo twasomye wa 23 haravuga ngo iyaba ngo niko ku murongo havuze ngo ituma Imana ivuga kubera yari yarakariye abisirayeli ngo iravuga ngo iba yarabarimbuye Imana ngo yari yavuze ngo izabarimbura ngo kandi koko ngo Imana iba yarabarimbuye ngo iyo Mose intore yayo haleluya intore yayo Amen. umukozi w'Imana yagaragaraga imbere y'Imana ko ari intore intore ni umuntu w'inyangamugayo ni umuntu udafite amagawa ni role model ni umuntu abandi bareberaho ni umuntu uhagarara imbere ariko tekereza guhagarara imbere y'Imana Imana ikavuga ngo uri intore icyampa ngo mu buzima bwacu bwa gikristo Imana iziduhamya yo yonyine ihamye ngo turi intore zayo iduhamye ikizakubwira ko tutagira ubuhamya akenshi uzumva turimo kwivuga meza uzumva ibintu tujya tuvuga usanga umuntu yivuga ibigwi ukavuga ibyo ukora ukavuga ubunyangamugayo bwawe n'ubwiza bwawe bw'ibitangaza ubundi umuntu ntiyakagombye kwivuga ibigwi cyangwa ngo wivuga ameza abandi bagombye kukuvuga cyangwa n'Imana ikaguhamya yigeze guhamya Yobu ibwira Satani ngo ariko uvuye Satani arayisubiza ariko uyobewe akazi kanje sako kuzerera mwisi mbuze uburyo mvuye kuzerera mwisi noneho Imana iramubwira ngo se aho wazerereraga ngo wabonye umukiranutsi wanje Yobu ariko uzi gutangirwa ubuhamya n'Imana atari wowe ubushakisha cyangwa ngo abandi bagupfundikanye gutangirwa ubuhamya n'Imana iyaba intore y'Imana itarahabaye Imana ngo iba yararimbuye abisiraheli ariko habonetse umuntu ugomba guhagarara mu cyuho ariko kandi yari intore yari umuntu Imana itangira ubuhamya ikavuga ngo ni intore yanjye Amen. ahagarara icyama ngo muri iki gihe natwe tugire ubuhamya bwiza abakristo ba mbere bo mu itorero rya mbere ryo mu byakozwe n'intumwa ngo bageze mu mujyi witwa Antiyokiya abantu barababona ngo babona imigendere yabo babona imirimo yabo babona ibyo bakora kandi ibintu bakoraga nta kindi bakoraga ngo ibikorwa byabo byose byari byuzuye urukundo rwari rumeze nk'akarangamuntu kabo cyangwa akabaje kabo bagendana ngo bababonye baravuga bati ariko abantu barimo baragenda muri uyu murwa wacu witwa Antiyokiya ntibasanzwe ibikorwa byabo byadutangaje ngo barabitegereza babona ibyo bikorwa bidasanzwe ngo ba nyiri mujyi babarebye baravuga ngo yo twari twayobewe abari bo none turabatahuye ngo aba ni babandi ba Kristo babatangira ubuhamya ngo ni babandi bagendanye na Kristo ngo bavuze gutyo izina ubukristo ntabwo ari abigishwa baryise ntabwo ari itorero rya mbere ryayise ahubwo abapagani nibo babise ngo ni abakristo icyama ngo tugire ubuhamya aho dukorera aho tuvuga aho tugendera muri za kampani turimo aho dutuye mu midugudu tubamo mu bihugu turimo abantu nibatubona bavuga ko turi intore z'Imana Imana ikeneye abantu bahagarara mu cyuho ariko ntabwo ari buri wese uhagarara mu cyuho ngo akureho umujinya w'Imana keretse iyo uri intore y'Imana inyangamugayo umuntu Imana ihamya n'abantu bakamuhamya
Mose rero ngo niwe wabonetse ari intore y'Imana hagarara mu cyuho. Imana yari yamaze kuvuga ngo ukuyeho Abisirayeli irabarimbuye. Mose aragenda hagarara aho ngaho Imana ivuze ngo mbakuyeho. Yahagaze mu masengesho, ariko yari amasengesho adasanzwe, amasengesho yo kubasabira imbabazi. Aravuga ngo Mana ubababarire kandi umbabarire ntubarimbure. Ngo yabwiye Imana atakubwira ngo barimbure, ngo ahubwo nanjye nico wari wambwiye ngo uranyandika mu gitabo nushaka uzasiba izina ryanjye. Ariko murumva bene urwo rukundo, umuntu uhagarara mu cyuho agomba kuba ari umuntu w'umwinginzi. Haleluya, umwinginzi. Umunyamasengesho uhagarara mu mwanya w'abandi akabingingira. Ubundi iki gitaramo cyanyu nubwo ntaza nkibonekamo, ariko icyo ngikundira nuko muza muhagarara mukaba binginzi b'abandi. Intercession, aba intercessor, abantu ba intercept, abantu binginga mu mwanya w'abandi batareba ibyifuzo byabo, ahubwo bakingingira abandi. Ahagarara imbere y'Imana arabingingira, abasabira imbabazi, arababwira ngo Mana bakureho umujinya wawe, bababarire na abanyantege nke. Wewe unayejua udhaifu wetu. Imana izi intege nke zacu ntaho twazihisha. Imana izi intege nke zacu n'ibyaha byacu. Imana irabababarira kubera iki? Kuko Mose yahagaze abumwinginzi. Bene data, hakenewe abahagarara mu cyuho ariko bakaba abanyamasengesho binginga, bakingingira abandi. Isengesho ryo kwinginga buri icyo rivuga kutabugiye imbere y'Imana kuvuga ibyifuzo byawe, ahubwo ubugiye kuvuganira abandi. Noneho icya kabiri kiranga umwinginzi, narivuze ngo icya mbere kigomba kuranga umwinginzi agomba kuba ari intore, inyangamugayo. Icya kabiri kiranga umuntu uhagarara mu cyuho agomba kuba ari umuntu w'umwinginzi usengera abandi. Ariko icya gatatu agomba kuba umuntu ufite urukundo rutirebaho, ahubwo rureba inyungu z'abandi. Sacrificial love, urukundo rutirebaho rwitanga rukitangira abandi bantu, rutareba inyungu zarwo, rutareba icyeno wabo, rutareba ngo uyu n'uwo duturuka hamwe. Urukundo rurenga imipaka. Urumva ko Mose yarahagaze neza imbere y'Imana imubwira ngo nzakubwira ubwoko bukomeye, muri wowe zakuramo abandi, kandi nzakubwira n'izina rikomeye. Ariko ahagarara ntiyigeze areba ku nyungu ze, ahubwo areba inyungu za bene wabo. Urukundo rutareba bene ibyo ngibyo, rutirebaho. Bene data, iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 4, aravuga ngo umuntu wese wo muri mwebwe yoye kwizirikana ubwe, ngo ahubwo ngo azirikane n'abagenzi be. Umuntu wese wo muri mwebwe ajya reka kwirebaho, ajya reka kwitekerezaho, ngo ahubwo azirikane n'abandi. Urukundo rureba ibibazo by'abandi. Urukundo rumenya ko abakene bambaye ubusa. Urukundo rumenya ko abashoji bahari. Urukundo rumenya abari mu muhanda. Urukundo rumenya abanyagiriwe hanze. Urukundo rwibuka impunzi aho ziri. Urukundo rutareba ibibazo byawe gusa, ahubwo rukareba n'iby'abandi. Umuntu wese wo muri twe, Pawulo hagaye yaragiye kwigisha rya jambo rivuga ngo tujye tugira umutima wo muri Kristo Yesu. Ngo umuntu wese wo muri twebwe nimba dushaka kumera nka Kristo tukamwigana, ngo tujye tureka kwirebaho, ngo ahubwo turebe ibibazo by'abandi. Kristo ntiyirebyeho, ntiyarebye icyubahiro cye, ahubwo yaragisize araza atanga ubugingo bwiwe. Twoye kureba inyungu zacu. Mose ntiyigeze areba inyungu ziwe ngo avuga ati aho Imana se ntigiye kubwirira neza, ahubwo yarebye ibibazo by'abandi aja kubisengera. Kenshi tujya twirebaho tukikunda cyane, yewe no mu masengesho yacu turikunda abavandimwe. Sinzi nimba mujya mubyumva. Amasengesho yacu azatuma twiyiriza, sayo gusengera abandi, nayo gusengera abana bacu, nayo gusengera abagabo bacu, nayo gusengera igihugu cyacu gusa. Ariko ntidutekereze ko no muri Sudani bameze nabi. Nayo ni amasengesho yo kwiriza dusengera ngo ubwoko bwacu, ariko ntitumenye ko n'ayandi moko agorewe muri Kongo. Ni amasengesho bene ayo ngayo yo kwikunda gusa, yo kwireba ngewe, abana banje, akazi kanje, inzu yanje, amafaranga yanje, ibibazo byanje. Ngibyo biza bituma tuba imbere y'Imana tuyiririra, twinginga, twiyiriza, duhamagara n'abakozi b'Imana ngo badusengere. Ni kenshi tujya duhamagara n'abantu b'Imana ngo wamfashije gusenga ngo mfite ikibazo kiremereye, ariko ni gakeya waje gushaka umukozi w'Imana ngo asengere umuturanyi wawe. Amasengesho yo kwikunda agaragaza abo turiho.
bene abo bantu bikunda ntibashobora guhagarara mu cyuho. Guhagarara mu cyuho ni umuntu utareba inyungu ze ahubwo akareba inyungu z'abandi, ni umuntu utareba ingorane ziwe ahubwo akareba ingorane z'abandi. Mose ntiyigeze areba ibyo bintu Imana yari agiye gukuramo inyungu, yari afitemo n'inyungu, ariko aravuga ngo inyungu zanje mpisemo kuzihomba, nk'uko Kristo yahisemo guhomba icyubahiro cye akamanuka. Mose nawe avuga ngo izo nyungu wari ugiye kumpa wa Mana uzireke, ahubwo urengera ubwoko bwawe. Ahagarara mu cyuho, ahagarara mu mwanya wabo, ahagarara hahandi Imana yari yamaze kuvuga ngo ibakure. Arahahagarara, ahagarara imbere y'Imana, akura umujinya w'Imana, akuraho umujinya w'Imana ngo bituma Imana ibababarira. Niyo mpamvu umunyezaburi yavuga ngo ituma Imana ivuga ngo izabarimbura, ngo kandi ko ngo iba yarabarimbuye, ngo yaba hatarabonetse umunsi intore y'Imana ngo ihagarare mu cyuho. Haleluya, Amen. Amen. iyi burakeye yabyukije abantu bari mu bihugu bitandukanye, amakontina yose. Abandi bari ku manywa, bamwe barimo baranayikurikira bari mu kazi, abandi barimo baradomoka, abandi barabyutse kare kare. Yeme ni igikorwa Imana yaduhagurukirije. Ariko iki gitondo Imana yaganirije umutima wanjye ngo mbibutse yuko ntabwo mwabyutse gusa ngo mujye mwumvikana ku maudiyo, mujye mwumvikana ko mufite burakeye, ahubwo Imana yongeye kubibutsa iyindi nshingano mufite, kuko iyi burakeye yanyu niyo guhagarara mu cyuho. Hari byinshi bikenewe ngo muhagarare mu cyuho. Muri sosiyete yacu no mu miryango yacu hakenewe abantu bahagarara mu cyuho, ariko bagomba kuba ari intore badafite amagawe imbere y'Imana. Bagomba kuba ari abantu bavuga Imana ikumva kuko nta kibanenga. Bagomba kuba ari abavugizi, abinginzi. Bagomba kuba ari abantu batirebaho. Isi irimo umwijima ukomeye, uko mwayigendagenze mukareba mu makontina mutuyemo naho mwasize naho si amahoro. Umwijima ukomeye urimo urotota isi, abantu biremeye ibicocero, biremeye ibishushanyo, abantu bibagiwe imirimo y'Imana. Iyo ugeze muri Amerika, abanyamerika bajya bakunda kukubwira ngo bo abantu batoya cyane, ariko n'abakuru barimo bajya bavuga, kandi babivuga no mu mashuri yabo. Umuntu akakubaza ngo do you believe in God, ngo mbega wizera Imana? Wamubwira uti ndayizera, akakubwira ngo wizera gute Imana utareba? Bati ni gute? Bajya babibwira utwo tujambo bazatubwira n'abana mu mashuri. Uko bagenda batuvuga niko bagenda bakuramo kwizera kwabo no guhakana Imana. Barimo bariremera izindi Imana bahakana ko Imana idahari. Ariko no mu bindi bihugu ni Buraya nuko, ariko nahani wacu sikure naho byarahageze. Hari izindi Imana abantu bicocera, bavuga ngo Imana utareba ntiwayizera. Ibyaha abantu barimo gukora bitangaje bitigeze bibaho, kubona abantu umuntu avuga wamurebaga ko ari umugabo agahakana ko atakiri umugabo, cyangwa yari umugore akavuga ngo je sindi umugore. Ibyo ni ibigaragaza ko abantu bamaze kuva imbere y'Imana. Imana ifitiye uburakari isi kubera umwijima w'isi abantu barimo kugenderamo. Abantu bishoye mu bintu bitangaje, bayobewe icyerekezo, baranywa ibiyobyabwenge, abantu babuze icyerekezo, imiryango irajegera, ingo zubatswe mu buryo bukomeye, nta cyizere cy'ubuzima bw'ejo. Ibyo byose ni ibigaragaza yuko abantu barimo baragenda bareka Imana, ahubwo bakagenda bayoborwa n'isi y'umwijima. Ariko hakenewe abagore bahagarara imbere y'Imana bagakuraho umujinya w'Imana. Hakenewe abagabo bahagarara mu cyuho kugira ngo bahagararire abandi bagabo bamaze kugaragara imbere y'Imana ko badashimisha Imana. Hakenewe abagore batoya bahagarara mu cyuho. Hakenewe abakobwa n'abahungu. Hakenewe n'abashumba bishoye mu nzira zitari zo. Hari abo ubona bakora ibitangaza, ariko benshi babikora cyane cyane muri Afurika. Ukabona umuntu arakora ibitangaza agatura abantu hasi ngo ni imbaraga z'abadayimoni yirukana, ariko mu by'ukuri hari izindi mbaraga yambaye atera mu bantu yarangije wenyine akaba ari unazibakuramo. Ibyo byose rero byototeye itorero ry'Imana. Hakenewe abakozi b'Imana nk'amwe bari mu bihugu bitandukanye bahagarara imbere y'Imana mu cyuho, bababajwe n'agahinda k'ibyaha bya bene wabo, bababajwe n'ibyaha biri muri kontina zacu, mu bihugu byacu, bababajwe n'ibyaha biri mu miryango yacu, biri mu matorero yacu, bakorera mu matorero n'ahandi hirya no hino. Hakenewe abantu bahagarara imbere y'Imana. Mbese twiteguye guhagarara mu cyuho ngo dukureho uwo mujinya w'Imana? Isi irimo ibibazo bikomeye, ikenewe abantu nkatwe duhagarara mu cyuho. Ariko hari icyo Imana idusaba. Nimba dushaka kuba ahagarara mu cyuho ngo dukureho uwo mwijima, turasabwa kuba intore z'Imana, turasabwa kuba inyangamugayo, turasabwa kuba abavugizi, abinginzi
bingingira abantu batirebaho, abantu bafite urukundo rutareba ku nyungu zabo, ahubwo bababazwa n'ibibera ahandi. Imana iduhe umugisha muri iki gitondo, muri uyu mugoroba aho uherereye hose, wongere usenge isengesho rivuga ngo Mana ndagukeneye, niko umuririmbyi yaturirimbiye ngo ukaye nami. Tubwire Imana ngo ukaye nasi, gumana natwe, ariko turagusabye ngo tugire abantu bahagarara imbere yawe, ukatwishimira tugahagarara mu cyuho kugira ngo dukureho umwijima uri mwisi. Imana iduhe umugisha kandi iha umugisha ijambo ryayo. Mugire amahoro y'Imana.